bitaye urukundo rwe. Abo bantu bona barya bugacya bukongera bukira. Hazaba ingaruka ku bantu batitaye ku mibabaro ya Yesu. Wowe urumuri ukore komera Imana amashyi. Abantu benshi ntabwo bitaye urukundo rwe. Abo bantu bona barya bugacya bukongera bukira. Hazaba ingaruka ku bantu batitaye ku mibabaro ya Yesu. Wowe urakenewe komera Imana amashyi. Urakoze Mana wohereza Yesu wabari mu isi baboneraga kiza muri Mana. Warakoze Mana wohereza Yesu wabari mu isi baboneraga kiza muri shima Mana. Warakoze aya mashyi n'impundu ni ibyawe. Bagenzi dufatanije ubw'isi yose, wowe ukomere mu mitima mutanyeganyega. Urwane kigamo, uhire Imana mu migenzereze yanyu yose. Uhire Imana, komera Imana amashyi. Bagenzi dufatanije ubw'isi yose, wowe ukomere mu mitima mutanyeganyega. Warakoze Mana wohereza Yesu wabari mu isi baboneraga kiza muri we. Imana amashyi yakoze ibikomeye. Warakoze Mana wohereza Yesu wabari mu isi baboneraga kiza muri we. Shyiramo impundu n'amashyi byinshi. Warakoze Mana Yesu wabari mu isi baboneraga kiza muri we. Haleluya. Naho tutavuga ibindi, ibi birahagije. Imana yarakoze cyangwa ntacyo yakoze? Ubwa mbere ngeza ariko mbabarire umfashe. Amina rata umfashe. Haleluya. Yaguhamagaye ni nayo yampamagaye. Yarakoze cyangwa ntiyakoze? Nashaka kumva amashyi y'abantu bayishimiye. Yarakoze rata. Imana ishimwe. Ntabwo wari gupfa kubona ako gakiza, nanjye sinari gupfa kukabona. Nuko Imana yadutekerejeho rata ikadupangira. Twongere tuyihereze icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma Yesu nirurangiza, nta bindi bintu byinshi byo kuvuga. Yesu nirurangiza, mwakabyara mwe, ibintu byagiye binanirana, tugasenga bikanga, tutaramenya Imana tukajya no mu bapfumu bikanga, ariko aho dukirijwe duhamagaye Imana ihagurutse irabikora. Tubona irabikoze biremeye. Nari narabuze urubyaro, n'umupfumu twagiyeho wanyuma arambwira ati mwana w'umuntu, umukobwa wanjye genda urire wihanagure, nta n'inda uzatwara ngo ivemo. Wabyumvise? Iyo abapfumu babuze Yesu yarabifite. Ariko kuki mutafashije ngo mukomere Imana amashyi? Kuki mutari kumfasha? Hanyuma ngizirwe rata, Imana yarize ubuzima bwanjye, ipfumbatije imibereho yanjye mu buzima bwayo, mu rubyaro. Abakobwa 5 n'abahungu 3. Shimira Yesu utanga urubyaro, umumera amashyi kandi. Mujye mukomeza mumfashe kumwamamaza, naho uri buri nawe arakwandikira. Haleluya. Icyo namenye cyo, umurimo wose umuntu akoze abikuye ku mutima, Imana izawumuhera ibihembo. Haleluya. Ariko nubwo waba udahagaze aha, icyo ukora Imana iracyandika. Ubwo rero aho uri ukomeze ubishyire mu bikorwa. Yesu nirurangiza. Haleluya.
gukorera umugabo twahisemo ni Rurangiza abirindiriye Uwiteka mwese nimuhumure mumeze nk'umusozi Siyoni utanyeganyezwa umwe intambara mu Rwanda ziri gukorera umugabo twahisemo ni Rurangiza Yesu ni Rurangiza ni Rurangiza umwami wanjye ni Rurangiza ndabihamya ni Rurangiza ni Rurangiza ni umukiza ni Rurangiza niyo mabara Yesu niyo mabara rero masini muntu Yesu ni umwami w'abantu iyo umuntu ahora mu bibazo niwe bavuga reka iyo ari umukene byabaraga mu bantu bakorera Imana bahati yabahiwe uhumura Imana wizeye iyo umuntu ahora mu bibazo niwe bavuga reka iyo ari umukene byabaraga mu bantu bakorera Imana bahati yabahiwe uhumura Imana wizeye ukuri ni Rurangiza ni Rurangiza Yesu abihamya ni Rurangiza ni Rurangiza umwami wanjye ni Rurangiza Yesu niyamamare intambara urwana zimeze nk'imisozi igerageza ufite bikaba nk'amabuye umva umurima nawengiye ni Rurangiza izabimenagura ibindiza birinagura ubwo intambara urwana zimeze nk'imisozi ibigerageza ufite bikaba nk'amabuye umva umurima nawengiye ni Rurangiza izabimenagura ibindiza birinagura ukuri ni Rurangiza ni Rurangiza Yesu umwami wacu ni Rurangiza ni Rurangiza umwami wacu ni Rurangiza ayo masini muntu ahabwa Yesu wabambwe Yesu nawe ari we wamamara yagutinda umusozi wari uguswa kandi kuba mu bibazo iteka sura umubwire umurima nawahisemo irabirangiza umunsi yabihinduye abantu bazumirwa burya gutinda umusozi wari uguswa kandi kuba mu bibazo cyane umurima nawahisemo irabirangiza umunsi yabihinduye abantu bazumirwa ukuri ni Rurangiza Yesu we Rurangiza Yesu umutari ni Rurangiza ni Rurangiza ndabihamya mukomera amashyi Yesu umukiza ni Rurangiza ni Rurangiza umwami wacu ni Rurangiza haleluya ni Rurangiza ni Rurangiza Yesu ni Rurangiza ntarangiza arata mumukomera amashyi Yesu aracyariho yasirevo nene tayangozo pere hari ibintu Yesu yagiye arangiza mukomera amashyi hari ibintu yagiye arangiza kandi reka nkubwire upfa kuba utarabivuyemo Imana irakomeje akazi twongera tuyikomera amashyi ikomeje akazi Imana ikomeje akazi kugera kure ntabwo ariko gupfa rero abantu babonye Imana no ku munota wa nyuma mumfashe mumfashe muyizamurira amaboko Imana yagiye ibatabara nta muntu uhari yagiye isobanura ibintu nta muntu ubyivanzemo yagiye kurenza impinga nta muntu ushyizeho amaboko ye muyikomera amashyi iyo ngiyo yabanye nawe twabonye Imana nta maboko y'umuntu ahari haleluya
ariko rata muracyahari. Haleluya. Kugera kure ntabwo ariko gupfa, kandi kubaho nabi Imana igishyiraho iherezo karishyiraho, ntihagire icyo umwana w'umuntu arenzaho. Imana yavuga ngo ndabirangije, umva n'abaroga bakaroga bakabona ntabwo usubiye mu kibazo. Zamura indirimbo. Turi kwamamaza Imana y'inkomera mazima. Kugera kure burya ntabwo ari kwaguka, ari kubaho nabi bigira iherezo. Ubayeho nabi komera bizashira, niwubaha Imana uzashyirwe kwihute. Kugera kure burya ntabwo ari kwaguka, ari kubaho nabi bigira iherezo. Niwubayeho nabi komera bizashira, niwubaha Imana uzashyirwe kwihute. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo neza nta murwa y'ukuri. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo neza nta murwa y'ukuri. Bareke bateranijwe no kukwigaho, nta mpamvu y'uruvugo bizashira usigare. Bareke bakuvuge barakuta wigihe, mana nibihindura bazahita bumirwa. Bareke bateranijwe no kukwigaho, nta mpamvu y'uruvugo bizashira usigare. Bareke bakuvuge barakuta wigihe, mana nibihindura bazahita bumirwa. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo neza nta murwa y'ukuri. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo neza nta murwa y'ukuri. Ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, muri izo ntambara si uko zizahama. Kigaragaza ufite ugiye kugisohokamo nawe, hari Imana itabara umunota wa nyuma. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, muri izo ntambara si uko zizahama. Kigaragaza ufite ugiye kugisohokamo nawe, hari Imana itabara umunota wa nyuma. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo neza nta murwa y'ukuri. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo neza nta murwa y'ukuri. Ntabwo igaragaza kitagira iherezo, ukitwaye neza kigusiga uhagaze. Uratunguka nabwo ukajya mu rufatiro, ukagisohokamo
byose, ishobora byose, ishobora ibyananiye abantu. Desibo tangoeni kuwa Imana itari bayari, Imana sibota, Imana idakora nk'abantu, Imana itakureba nk'uko ababyeyi bakubyaye bakureba. Imana nyamana ikomera amashyi iyo ngiyo, iyo ngiyo. Data wa twese, amina. Abumva Imana tuyikomera amashyi bari kuyumva ariko. Amina. Yesu we, nshakira akaririmbo gashya kari kuri iyo telefone. By'Imana biza bitunguranye. Ibintu Imana yakubwiye, ndashaka kukubwira ko ibintu Imana yakubwiye bizasohora nta kabuza. Ye data, abazi ko yavuganye nabo turebe. Izabikora nta muntu igishije inama, kandi Imana yakubwiye ibyo bintu izabishyira mu bikorwa kugira ngo ikwemeze ko ariyo yavuganye nawe. Zamura indirimbo. Abasari hehe, basi abandi Imana yavuganye nabo we. Ibisubizo by'Imana biza bitunguranye, kandi aho uteze amaso ariho bituruka. Yakora ibitangaza bigutera gutangara, uzahita umenya neza ariyo yabikubwiye. Wayikomeye amashyi. Ibisubizo by'Imana biza bitunguranye, kandi aho uteze amaso ariho bituruka. Yakora ibitangaza bigutera gutangara, uzahita umenya neza ariyo yabikubwiye. Amashyi. Shonge duhishiwe, ushonge duhishiwe, shonge duhishiwe, ngaho komera ku ibanga, kuko iyo abikubwiye ntabwiza bihindura. Shonge duhishiwe, ushonge duhishiwe, shonge duhishiwe, ngaho komera ku ibanga, kuko iyo abikubwiye ntabwiza bihindura. Yes, man. Imana yavuganye nawe ntabwo yakubeshye. Isezerano ry'Imana riratinda ntirihera, aho ribagarire kandi uritegereze. Uko iyo abikubwiye ntabwo rimerenganya, zabisohoza byose mu bintu udatekereza. Ikomera amashyi n'Imana. Isezerano ry'Imana riratinda ntirihera, aho ribagarire kandi uritegereze. Uko iyo abikubwiye ntabwo rimerenganya, zabisohoza byose mu bintu udatekereza. Yes, man. Shonge duhishiwe, ushonge duhishiwe, shonge duhishiwe, ngaho komera ku ibanga, kuko iyo abikubwiye ntabwiza bihindura. Shonge duhishiwe, ushonge duhishiwe, shonge duhishiwe, ngaho komera ku ibanga, Komera. udasondeka Imana nawe ntabwo izagusondeka. Uyikora ubikunze kuko izakugororera. Zateruye guhereza abantu bose batangare, bati ntabwo twari tuzi buriya ry'amani ibanga. Yesu we. Udasondeka Imana nawe ntabwo izagusondeka. Uyikora ubikunze
yagukunze kuko izakugororera. Data uri guhereza abantu bose batangare, bati ntabwo twari tuzi kuriya ry'amanyibanga. Amashyi menshi we. Ushonje duhishiwe, ushonje duhishiwe, ushonje duhishiwe. Naho komera, 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 komera. Ushonje duhishiwe, ushonje duhishiwe, ushonje duhishiwe. Naho komera, 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 komera. Mugera muyikomera amashyi, muyikomera amashyi. Haleluya. Dushonje. Oya mutegetswe namwe kuvuga dushonje. Turahishiwe. Komera Imana amashyi, turahishiwe. Yego umuntu atararya agira ngo Imana ntitanga ibiryo, ariko ndababwiye ngo dushonje duhishiwe. Ariko urabyumvise cyangwa ntabwo ubyumvise? Umuntu ubyumvise nantiza amaboko ayikomera amashyi kuko Imana iragabura. Yesu tuta Nabi Kristo Yesu. Amina. Imana iragabura, muyikomera amashyi mushyiremo n'impundu. Imana iragabura. Munyemere twatuvuge cyane ngo amena.